nk'uko rero twabibonye uyu munsi Transparency International Rwanda yifatanije n'izindi chapters zose za Transparency International kugira ngo dushyire hanze dutangaze uko abandi noneho batubona. Buriya Rwanda Bribery Index ni uko twebwe twibona, ariko ibi ni iby'uko abandi batubona. Ngira ngo rero uko abandi bakubona biba bifite agaciro cyane kurenza n'uko wibona, kuko burya biragoye kwibona ukanimenya. Mwabibonye rero ntabwo nshaka no kuvuga amagambo menshi. Twabonye kuko uyu mwanya hanini ni w'abanyamakuru si uwacu. Twabonye imibare, turishimira ko u Rwanda rwateye intambwe, ariko of course turifuza ko rutera intambwe kurushaho, kuko we can do better. Tuvugishije ukuri biragaragara ko dushobora no kurenza ahangaha, kandi ngiye ndabyizeye. Good enough, inzego ziri mu zo bashima ko ziperforminga neza turicaranye hano. Ni urwego rw'umuvunyi, ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, n'izindi nzego zose turi kumwe hano. Ejo twavugaga hari hatangijwe icyumweru cyahariwe ubutabera mu Rwanda, ariko ngira ngo bimwe mu byo twavugaga ubu noneho turabibonye. Ejo nari nabemereye ko uyu munsi turi bubahe, ejo sinari kubibaha kuko amategeko ya Transparency ntabyemera. Tushobora kubivuga bitaratangazwa ku mugaragaro, ni nayo mpamvu tubitangariza itariki imwe, wenda hagatandukana nyine amasaha kubera ko n'ubundi ntiduhuje amasaha. Ubu ni ku manywa, hari ibindi bihugu bwije, hari ibindi bihugu ari nimugoroba cyane, nabo babirangije wenda mbere yacu. Nagira ngo rero mbashimire cyane kuba mwaje kwifatanya natwe uyu munsi. Ngira ngo Edi yambaze kubivuga, turateganya izi nzego zose mureba hano, ubwo ndabwira abanyamakuru, ni inzego dukorana cyane. Ndumva hafi ya bose niba atari bose dufitanye memorandum of understanding. Turakorana rero cyane, niyo mpamvu twizera nuko tuzakomeza gutahiriza umugozi umwe, hanyuma tugakomeza dutera intambwe ijya imbere. Banyacyubahiro muri hano, hari ikintu kimwe wenda tugomba kujya dutekerezaho. Ibi byose bari mu nyungu z'umuturage kugira ngo amererwe neza. Ngiye nk'ubiyo mbonye bavuga ko u Rwanda rumanaginga neza umutungo w'Abanyarwanda, ndishima cyane, kuko ni kimwe mu biranga imiyoborere myiza. Aha rero ndagira ngo rwose mbafashe, mbasabe dushimire izi nzego uko ari ebyiri. Mwabibonye baraperforminze neza cyane, mwabamereye amata. Ubundi burya amashyi nayo ni na corruption, ariko mu muco w'ikinyarwanda aremewe, ahantu hose turayakoresha. Ndagira ngo nongere mbasabe dushimire leta y'u Rwanda n'ukuri, mubimba bari bene. Ntabwo ari kenshi njya shima, murabizi. Igihe cyose murashaka ibibazo, kuko nibyo biba bimbabaje. Ibisubizo nyine nibyo, niko bigomba kugenda. Ariko igihe cyose murandeba utuntu tubi. Hari igihe tugomba no kujya dushima, kuko ngira ngo wenda tubivugira iwacu nibyo, ariko iyo uri hanze bavuga n'ibindi bihugu wumva wishimiye kuba umunyarwanda. Watekereza ukuntu iyo uri hano uba wabakaranze, wabanitse, ukavuga uti ariko ntacyo, ubwo ahandi batubona neza, iby'iwacu tujye tubyimenye. Urwego rw'umuvunyi rukora cyane cyane kuri ibi byaha bya ruswa, cyangwa se imyitwarire iganisha kuri ruswa iba yagaragaye, cyangwa imikorere iganisha kuri ruswa. Icya mbere navuga ni uko urwego rw'umuvunyi rufite inshingano ebyiri mu bijyanye no kurwanya ruswa. Hari ugukumira, hari no kurwanya ruswa. Mu gukumira rero, icya mbere ni uko twashyizeho za komite zo kurwanya ruswa. Twasabye inzego zose gushyiraho za komite zo kurwanya ruswa,
ni ukuvuga inzego zose harimo n'ibiro bya nyakubahwa perezida wa repubulika, nyakubahwa premier ministre, inteko ishinga amategeko, inzego zose uko ziri mu gihugu zose zifite komite zo kurwanya ruswa nk'uko biteganywa n'ingingo ya 3 y'itegeko ryo kurwanya ruswa rya 2018, aho iteganya ko hagomba gushyirwaho ingamba zigamije kurwanya ruswa mu nzego zose, haba inzego za leta, iz'abikorera ndetse n'imiryango itari iya leta ikorera mu Rwanda cyangwa se ihagarariwe mpuzamahanga ihagarariwe mu Rwanda. Ibyo rero za komite imwe mu nshingano zayo ni ukureba uburyo ikigo cyangwa urwego rushyira mu bikorwa inshingano. Izo komite zikaba ziha raporo urwego rw'umuvunyi buri mezi 3, ni ukuvuga buri gihembwe buri rwego ruha raporo urwego rw'umuvunyi cyangwa buri rwego cyangwa ikigo, hanyuma tukareba uburyo ibigo cyane cyane bishyira mu bikorwa politiki yo kurwanya ruswa. Politiki yo kurwanya ruswa ni ya 2012, ifite ibyiteganyamo cyane cyane gukoresha ikoranabuhanga mu mitangire ya serivisi, hari ukwigisha abaturage, hari ukunoza imitangire ya serivisi n'ibindi n'ibindi. Nka Minisiteri y'Ubutabera muri politiki yo kurwanya ruswa yasabwaga kwihutisha kugaruza umutungo ukomoka ku byaha harimo n'ibyaha bya ruswa, hakaba no gukurikirana abakekaho ibyaha bya ruswa ndetse no guhana hashyirwa mu bikorwa amategeko. Ibyo rero navuga ko icyo ari ikintu gikomeye cyane. Izo komite ziriho zimaze nk'imyaka 2 zigiyeho, ariko zitangiye gutanga umusaruro. Utumaze guhugura abantu bagera kuri 650. Navuga ko n'inzego zose uhereye ku biro bya nyakubahwa perezida wa repubulika bose bashyizeho izo komite. Ikindi nanone dukora igenzura, hari bita audit opérationnel, dukora igenzura ibigo kureba cyane cyane uburyo zikoresha ingengo y'imari ziba zahawe, yego utandukanye n'urwego rwa Auditor General, ariko na raporo yabo turayifashisha kugira ngo turebe cyane cyane uburyo umuturage ahabwa serivisi muri izo nzego, ahabwa serivisi ndetse n'ibyuho. Nk'urugero navuga ko binyuze mu bushakashatsi rwakozwe n'urwego rw'umuvunyi, tureba inzego za leta uburyo ziperforminga, uburyo zishyira mu bikorwa iyo polisi, ndetse n'inzego za privé naho twazigezemo. Twasanze hari ibibazo mu bijyanye n'imyubakire, ibijyanye n'ubutaka, byangombwa, bituma tunareba systeme zikoreshwa, cyane cyane ikoreshwa mu gutanga ibyangombwa by'imyubakire, aho twasabye ko umuturage ahuzwa na systeme. No kuvuga umuturage wase service aho kugira ngo engineer, ubone systeme bavuga ko engineer ni ushyira muri systeme dossier y'umuturage, ariko umuturage ntamenye uko byagenze. Ubu rero twasabye ko systeme ivugururwa, hanyuma kugira ngo umuturage no kuwatse service nyirizina cyangwa nyiri gikorwa ajye kurikirana mwe ngo dossier yanjye yaba approve, ari cyo batemeye ngomba gusubiramo. Kuko twasanga rimwe na rimwe ruswa ugaza ngo engineer avuga ati banyatse akantu, hari ikintu banyatse, kandi rimwe na rimwe bishyira n'umuturage. Icyo ni kimwe. Ikindi twakira imenyekanisha mutungo y'abayobozi ndetse n'abandi bakozi bafite ahurira n'imitungo ya leta. Urugero guhera ku nzego zose, kuri nyakubahwa perezida wa repubulika kugera ku nzego zo hasi, ndetse n'abantu bafite aho bahura n'umutungo wa leta, uvuga ngo ba noteri b'ubutaka, bariya bashinzwe bari mu masoko, bari mu za komite z'amasoko, twakira umutungo wabo kandi tukanagenzura. Muze mu rwego rw'imibare, ubu mu mezi 2 ashize twakoze igenzura, dusanga tubona amadosiye 5 y'abantu badashobora kugaragaza inkomoko y'umutungo wabo, aho usanga umutungo umuntu afite urenze ubushobozi bwe, cyangwa se ugasanga hari undi muntu yawanditseho. Aho naho kesi zahawe RIB. Hari n'izindi dosiye zigira hafi 40 naho twahaye RIB ku makuru kuba twabonye y'ibyaha bya ruswa, binyura cyane cyane mu makuru abaturage baduha, binyura nanone uko tuba twagiye kuri tere mu baturage, ugasanga ikibazo nticyakemutse, ugakurikirana ukibaza impamvu ikibazo kitakemutse, cyangwa ugasanga cyakemutse nawe, ni gute byagenze gutya. Umuntu yari afite yagombaga, tuvuge n'urugero, kubakirwa, yagomba guhabwa inka, ukibaza kuki atahaye yari ku rutonde, ugakurikirana ugasanga hari icyo bamwatse. Aho rero barakurikirana ngo byanze bikunze. Nubwo buryo dukoresha, navuga yuko iryo kugenzura imenyekanisha mutungo ari imwe navuga mu ntwaro cyangwa se mu byateganyijwe yo kugira ngo ruswa ikumirwe. Ngira ngo nyakubahwa polisi yabivuze,
hari byinshi byakozwe, birumvikana hari urugendo rugomba kugendwa, kuko uretse n'ibyo genzura dukora hari n'izitugenzura na porogaramu za leta, porogaramu zicyerekeye zigenewe abaturage. Icyo twakoze kuri Shisha Kibondo, tureba uburyo imitangire serivisi by'imyubakire, n'ubu ngubu hari inyigo turi gukora irimo irarangira yagenwe n'inama y'igihugu ngishwanama yo kurwanya ruswa ku rwego rw'igihugu, nayo kugira ngo turebe uyu munsi nyuma y'imyaka 3 dukoze iryo genzura bihagaze gute. Ubushakashatsi buzatangazwa vuba. Inama ngishwanama yo kurwanya ruswa igizwe n'inzego zimwe ziri hano, Police, RIB, Rwanda Investigation Bureau, urwego rw'ubugenzacyaha, ikayorwa na Minisitiri w'Ubutabera, akungizwa na Minaroke, harimo umuvunyi mukuru niwe muwe rapporteur w'inama. Hanyuma w'iyo nama ngishwanama ikaba ari inama ishinzwe gushyiraho za strategy ku rwego rw'igihugu kugira ngo ikibazo cya ruswa kigabanuke. Hanyuma itanga raporo. Iyo nama ngishwanama duha raporo rimwe mu mwaka nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tugaterana 2 mu mwaka n'igihe cyose baye ngombwa, kenshi duterana mu nama zidasanzwe. Reka randekera ahangaha, ariko dukora byinshi kuri n'ubugenzuzi. Dusigaye dukora lifestyle audit, uburyo umuntu abayeho par rapport y'ibyo yinjiza. Lifestyle audit nayo ifasha kureba ngo niba umuntu ahembwa umushahara runaka wo bashaka cyangwa n'imitungo, abana biga mu mashuri ahenze iki n'ibindi, nuko abayeho, ukareba umutungo we, ukareba n'ibyo yinjiza, ukareba nayo lifestyle audit nayo iradufasha kugira ngo tumenye ngo tubirimo neza, kugira ngo dukomeze turebe uburyo accountability ishyirwa mu bikorwa. Ijambo rito ku bijyanye na Madam Chairperson wa TI yarasabye kuvuga no ku bintu bya climate change. Nkuko byavuzwe, uyu munsi imihindagurikire y'ikirere ni ingingo ikomeye cyane iri mu zigezweho, ariko basanze nyine harimo ibibazo bikomeye. Urugero, iyo urebye imishinga irimo, imishinga ijyanye na climate change, ibijyanye no kurengera ibidukikije, usanga irimo amafaranga menshi. Hari imishinga myinshi cyane inyuranye, ari iyo gutera amashyamba, ari iyo gusibura ibinogo ahantu hacukuwe nk'agaciro, ari iyo nanone n'ibijyanye no gucukura amabuye y'agaciro. Kuri za corporate iyo zimaze gucukura bigenda gute, zisubiranya aho zacukuye, kuko ubundi ndi mu itegeko nimba company imaze gucukura isubiranya hacukuwe, ariko bigaragara ko bidakorwa. Ibyo byose rero no kureba ngo impact y'iyo mishinga cyangwa se y'ibyo bikorwa ku baturage, kenshi birangiza amazi. Nimba hari ahantu hacukuwe bikangiza amazi y'abaturage, bigatoba amazi y'abaturage, cyangwa se sigasigara mu manegeka. Aho hose ni mpamvu tugomba rero kujyamo kugira ngo turebe uburyo hari amategeko ku rwego mpuzamahanga, hari amategeko y'igihugu agenga ibya environnement n'uburyo kishyirwa mu bikorwa, ndetse n'abira byo kwimura abantu ku nyungu rusange, byose biza muri uwo mujyo. Hakazamo no kwimura abantu bari mu manegeka, kureba uburyo byose bikorwamo, amategeko yubahirizwa. Ngira ngo ni iki nshaka kuvugaho, ariko navuga ni sujet d'actualité, ni ikintu tugomba kujyamo kugira ngo cyane cyane dukumire, twe kuzasigara inyuma, kuko ubu ngubu tendance ni iyo ngiyo, trend ni iyo ngiyo. Ubu niho tugeze uyu munsi, tugomba rero kubijyamo, n'itangazamakuru rikajya ridufasha kugira ngo bakore na reporting muri urwo rwego, ariko no kuduha amakuru cyane cyane uko baba bafite amakuru menshi ku mitangire itari myiza ya serivisi iba yagaragaye, cyangwa se ku muntu ukekwaho ruswa. Murakoze. Murakoze muvunyi. Murakoze muvunyi mukuru. Ngira ngo nkuko twese turi mu rugamba rwo kugira ngo turwanye ruswa, natwe mu ruhande rw'urwego rw'ubugenzacyaha twashyizemo imbaraga. Nkuko umuvugizi w'inkiko yabivuze, nuko natwe ikirebana n'abakozi baba bakekwaho ruswa ni zero tolerance. Uko yabivuze, twe iyo twabonye ko hari impamvu zituma tugukekaho ruswa, naho urukiko rwakugira umwere, twebwe tumukurikira muri disciplinary tukamufatira ibyemezo bihamye. Ikindi cya kabiri nuko dufite n'urwego rw'ubugenzuzi narwo rukurikirana amakuru umunsi ku wundi, haba no imikorere y'amadosiye, kuko umugenzacyaha ashobora gukora dosiye nabi, harimo kugira ngo aze kubona icyuho cya ruswa. Rero no kuvuga umunsi ku wundi, buri mezi 3 ubugenzuzi bujya kugenzura imikorere y'amadosiye, hasanga harimo amakosa akomeye, bakareba niba nta nyungu umugenzacyaha yari afite
kugira ngo babitandukanye niba ari ubuswa cyangwa se niba ari ruswa. Ikindi turimo gukora cyane ni uko mu mihigo yacu ndetse mu mikorere ya buri munsi ubu ngubu turimo turarushaho kugira ngo tujye duha abatugana feedback cyangwa se amakuru ku mikorere y'amadosiye, kubera yuko umuturage byagiye bigaragara yuko iyo abonye umuntu yareze afunguwe, akenshi iyo utamuhaye amakuru agira ngo ni uko yenda ni ruswa yatanzwe, kandi yenda rimwe na rimwe ari uko nta bimenyetso birabasha kuboneka, kubera ko tuba dufite nk'iminsi 5 yo kugira ngo umuntu abe akurikiranwa afunze. Ariko nanone turimo turagira ngo tugende dufatanyije namwe turebe ukuntu twagira uwo muco kuko abanyarwanda bakumva yuko umuntu ashobora gukurikiranwa adafunze. Rero icyo nacyo kizadufasha ko iyo wamuhaye amakuru abyumva neza, kumva ko nta ruswa irimo. Ikindi turimo gukora cyane ni ugukurikirana abagenzacyaha kugira ngo kubyerekeye gufunga no gufungura, kubera yuko murabizi iyo umuntu afunzwe cyangwa umuntu wafunzwe, abenshi yaba afite ukuri afunzwe hari ibigaragara cyangwa se bitaranagaragara, uriya umuntu wese ntawifuza gufungwa kubera ko babujijwe uburenganzira. Rero buriya abenshi babona ko umuhaye icyuho cy'uko yaha umugenzacyaha ruswa umuntu agafungurwa, akenshi abanyarwanda aho hantu bashobora kuhafatirwamo. Rero icyo twikora ni ukugira ngo abagenzacyaha babonye urugero rwa bagenzi babo bagire nabo commitment yo kwirinda ruswa, kuko iyo akurikiranwa akabura akazi bigira ingaruka ku muryango we. Rero abafite icyo kintu cyo kuvuga ko umuntu uwo ari we wose ashobora kuba yakurikiranwa, ugasanga umuryango we ugize ibibazo. Rero turakomeza tukurikiranira abagenzacyaha hafi kugira ngo tubashe kubakurikirana mu mikorere yabo ya buri munsi, hatagira icyuho kiboneka cy'uko haboneka ruswa, ariko tunafatanyije dukomeza twigisha abaturage kumva yuko hari uburenganzira bwabo, kandi ko gukurikirana umuntu afunze nabyo ntabwo ari itegeko, ariko hari igihe biba ngombwa, kandi igihe noneho hari ibyemezo bifashwe kuva dosiye yatangira kugera igeze mu bushinjacyaha. Muzi ko ubushize bavuga ko yenda ruswa irimo kugaragara cyane mu kubera yuko abagenzacyaha bayifata kugira ngo habaye abantu bafungura abantu bafunze. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuhaye amakuru yaba umuntu afunguwe n'ubugenzacyaha, afunguwe n'ubushinjacyaha cyangwa se n'inkiko, tugomba gutanga amakuru kuri wa muturage kugira ngo amenye uko byagenze, niba hari n'ibindi bibura dufatanye gushaka ibindi bimenyetso. Ndumva muri rusange ari ibyo, ariko mu gusoza mvuga ngo twese dufatanye n'abanyamakuru, dufatanye, inkunga yanyu tuyibone, kuko amakuru menshi murayabona. Akenshi tuyabona tuvuga ngo nyamara ino dosiye bayiriyemo ruswa, ariko akenshi ayo makuru iyo tuyamenye hakiri kare ntabwo biba bigoye kugira ngo niba yamaze gutangwa hari uburyo bwo gukora iperereza nawe umuntu akaba yakurikiranwa. Kuko akenshi ubu ngubu iyo ukoresheje call history cyangwa se ugakoresha za momo cyangwa se ukajya muri za akawunti z'abantu bigufasha kuba wabona ibimenyetso by'uko ko yakese irimo ruswa. Rero byaba byararangiye cyangwa bikirimo gutangira, biba byiza iyo tumenya amakuru hakiri kare. Dushobora kubona ibimenyetso itaratangwa, ariko naho yaba yaratanzwe nabwo ntabwo byabuze yuko twakora iperereza tukabona byibuze akenshi ibimenyetso bishobora gutuma dukeka ko harimo ruswa, naho tutabona ibimenyetso nyirizina, ariko izo mpamvu zituma byibuze dufatira n'abakozi bacu ibyemezo bikarishye kugira ngo batinye icyo cyaha cya ruswa. Ubwo twese ni ugufatanya n'abaturage bacu. Nk'uko mwari mubivuze, dushingiye kuri presentation y'i raporo y'uno munsi, u Rwanda ntabwo ruhagaze nabi, kuba hari amanota twazamutseho haba ndetse no muri ranking bikagaragara ko twigiye imbere ku mwanya wa 43 mu bihugu 148 byagenzuwe. Ntabwo duhagaze nabi, ariko nk'uko byagarutsweho na chairperson, turacyafite n'inzira ndende ndetse n'ingamba zikomeye zo kugira ngo dukomeze dutere imbere, ari amanota azamuke, ari ndetse na ranking tube twajya mu bihugu 10 bya mbere, kuko nk'uko byavuzwe birashoboka. Ingamba rero zirahari mu bushinjacyaha, ngira ngo ku rwego rw'igihugu amategeko ariho, ngira ngo byagaragajwe, ndetse iki cyaha cya ruswa cyabaye icyaha kidasaza ku buryo ari icyaha gikurikiranwa igihe cyose ibimenyetso byacyo byagaragara. Muzi neza yuko ibimenyetso ku cyaha cya ruswa biragoye, cyane cyane ko ari icyaha gikorwa n'abantu babiri
kandi akenshi buri umwe afitemo inyungu, ku buryo kugira ngo amakuru azasohoke bisaba tekinike d'investigation zisumbuye. Muri urwo rwego rero mu bushinjacyaha twafashe ingamba zo gushyiraho ishami ryihariye rishinzwe gukurikirana ibyaha bimunga ubukungu, ari naho habarirwamo ruswa n'ibindi byaha bijyanye n'imicungire y'umutungo wa leta. Urwo rwego rero rushyirwamo abashinjacyaha bagahabwa n'amahugurwa yihariye yo kugira ngo bashobore gucukumbura ibimenyetso bijyanye na ruswa, cyane cyane mu micungire y'imishinga nk'uko byagarutsweho n'iyi mishinga igamije kurengera ibidukikije. Ubu rero abashinjacyaha bacu bakurikirana ibi byaha baba ari abashinjacyaha bahawe bene ayo mahugurwa, kandi dukomeza kuyatanga kugira ngo ibi byaha dushobore kubicukumbura. Ahanini mu itegeko bisigaye byemewe yuko umuntu ashobora gutanga amakuru ya ruswa ntashobore kuba yakurikiranwa. Ibi rero birafasha ko abakwa ruswa iyo ayatswe agatanga amakuru ku gihe, akayashyikiriza ubugenzacyaha cyangwa se mu bushinjacyaha, icyo gihe birakurikiranwa, kandi wa wundi wakaga ruswa agashobora gukurikiranwa, uwo yatswe ntakurikiranwe nubwo yaba yatangiye kumwemerera ko ari we yimuye. Ibi rero bituma ibi byaha tubikurikirana, ndetse tugashyiramo n'ingamba z'uko n'iwacu mu rwego rw'ubushinjacyaha abakozi bacu nabo hajyaho ingamba zo kubakurikirana. Ubugenzuzi bw'ubushinjacyaha bukareba ko uburyo batanga serivisi ari bwo, uwaba agaragarwaho n'imyitwarire iganisha kuri ruswa, uwo nguwo ntabwo yihanganirwa. Ufite ibimenyetso bifatika arakurikiranwa mu nkiko. Uwo bigaragara yuko wenda nta n'ibimenyetso ariko hagaragara ko hari imyitwarire iganisha kuri ruswa, abo ngabo bafatirwa ibyemezo byo kwirukanwa bakavanwa mu bushinjacyaha. Izi ngamba rero tuzakomeza tuzishyiremo imbaraga kugira ngo raporo y'umwaka utaha tuzabe hari iyindi myanya twiyongereye. Nta n'icyabuza yuko twagera ku myanya 10 twiyongereyeho imbere, ndetse n'amanota 10 tukaba twayiyongeraho, hashyizwemo imbaraga n'inzego zose, harimo izishinzwe gukurikirana ibi byaha, ndetse na buri muturage kuba yatanga amakuru ku bijyanye n'ahagaragara ruswa. Ndabashimiye nyakubahwa muvunyi mukuru. Arakumbaganiriza uburyo rimwe na rimwe abafatiwe muri iyo ruswa bisobanura nka mekanizme de defense. Abaturage bacu bamaze kumva neza ko ruswa atari nziza. Aragiye kwaka serivisi ku muyobozi runaka, umuyobozi runaka yikojeje hirya yikojeje hino, atangiye gukoresha za mvugo ziganisha kuri ruswa. Hari imvugo bakoresha ziganisha kuri ruswa, ntabwo avuga ngo mpa ruswa, kereka baruharwa babandi bakutuye. Ariko hari imvugo avugisha, avuga ati ngufashe se nawe uzagira uko ubigenza, cyangwa ngo ibwirize. Umuturage rero akaba yamaze kubona ko ari ruswa, noneho akamubwira ati se mbwira icyo wifuza icyo nakora. Ati nawe ubwiriza ariko ugira icyo ukora. Ubwo nk'umuturage wamenyereye wamaze gusobanukirwa uburenganzira bwe, akegera urwego rw'ubugenzacyaha akavuga ati rero hari umuntu nagiye gusaba serivisi runaka, ndabona yatangiye kugira imyitwarire ya ruswa, ndetse yambwiye atya. Urwego rw'ubugenzacyaha rurakubwira ati rero wowe reka dukorane, niba ariyo koko, niba ari ruswa arayifata, afatirwe mu cyuho. Iyo afatiwe mu cyuho rero itangazamakuru rikabimenya, uwe kuyisobanura ku itangazamakuru ngo banteze ruswa. Ntabwo ari ukuyigutega, bayiguteza atari inzira ucamo ntiwafatwa, ariko kuko ari izo nzira ucamo n'ubundi urumva ufatirwamo. Aho rero ahubwo ubuvugizi ngira ngo abafatanyabikorwa bacu bakora, n'abo bayobozi bajya bababwira bareke guca izo nzira, kuko nibaca muri izo nzira nyine bazafatwa. Murakoze cyane.
ubundi icyari traffic we nagira ngo mbasobanurireho gake kugira ngo yakivuze mu rwego rwa traffic ariko ntabwo bikitwa traffic gusa kubera ni muri line yo kugira ngo nyine akazi kagende neza na service zihute kubera ko buriya kenshi hafi nka 90% abantu bagusaba ruswa kubera ko babuze service so iyo improve service birumvikana ko nta need yo gutanga ruswa ubundi rero traffic police cyangwa se department ishinzwe umutekano mu muhanda cyari ikintu kinini biba ngombwa ko bagishyiramo bagicamo ibice bitandukanye kugira ngo nyine akazi kihute n'ubwo ngo bakuyemo icyo muzi ko bakoreshaga n'ibizamini bayikuramo bayita testing and assessing igikwayo kugira ngo nyine akazi kihute borongera bakoramo ikindi cyitwa control technique cyangwa se ibyo twakwita automobile inspection center n'ubwo ngo bikiri byose biri hamwe bifite umuntu mubiyobora urumva ukuntu byose bingana n'uburyo abaturage baba bakeneye service muri zo department birumvikana ko service itagomba kubigenda neza so iyo structuring rero nayo ifite ikintu yafashije so kugira ngo akazi kagende neza ari nayo mpamvu nyine abaturage bashaka kuba bakaruswa kubera ko batabona zo services so muri iyo line rero kugira ngo akazi kagende neza ubundi ikintu polisi yashyizemo ingufu nuko improvinga e-service ibintu byose kubigira electronic ni ukuvuga ngo duhereye nko muri traffic police ubwo n'ubwo ngo ni department eshatu dufashe traffic police ubwayo yonyine nyine ruswa kenshi yagaragara ku highway mu mihanda ba polisi baguhagarika akubaza impamvu udafite permis imodoka ntifite control technique nta insurance urumva ni umushoferi n'umupolisi mu muhanda ariko ubu ntabwo bigikunda kubera ko umupolisi wese uhagaze mu muhanda yambaye kamera ikureba ina recording ibyo uvuga kugira ngo rero uzaresike wemere yuko ujya kunegotiatinga n'umuntu akenshi birakugora kandi iyo dusanze wenda ushobora kugira gutya wenda kamera ukaba wayishyira kuri direction yindi ntabwo ubaza impamvu iyo kamera itarimo kureba birakugora rero cyane ikindi cya kabiri kuri izo kamera izo bita body on cameras ntushobora kuyizimya uyikora aho iri igomba kubuzimirizwa aho yasubiye ntabwo ushobora kuyizimya ngo bizagukundire so icyo yumva nacyo ni ingamba ni muri za ngamba tugwahoze mubaza wenda icyo polisi irimo gukora cyangwa icyo yakoze already kuko bimaze igihe kinini cyane ikindi ni uko hari zino kamera mubona izo mwita Sofia ubu umupolisi yarakubwiraga turirukanka mukajya muri negotiations ariko ntabwo bikunda uko Sofia ibireba ikirimo gukora ifitemo ntuza nyinshi ku buryo ireba ibintu bitandukanye zagenda bazimproving ariko ntabwo umupolisi icyo gihe ashaka kubeshyira ko wirukaga cyangwa ko wavugira kuri telefone utayivugiyeho kuko kamera zigaragaza icyaha wakoze cyo mu muhanda uko kimeze so nabwo ntabwo gishobora kubera yuko izo kamera zigaragaza ukuri ukuntu kumeze ikindi ni e-ticketing urabona kera kenshi wabonaga abapolisi afite nk'udupapuro kagapapuro ka controversy yakwandikaga ntabwo ugikunda ubu iyo yakwandikiye agapapuro biba bivuze ko ufitemo n'umuya negotiation kuko agapapuro ashaka no kugasiba cyangwa se no kuzamenya ko yakanditse bikagora ariko ugomba kwandikira umuntu bikurikije imashini biba biri e-service ku buryo udashobora kuba niba nakwandikiye byarangiye ntabwo ubuze kuza kunegociate ngo bizakunde ibyo rero nabyo bifite ukuntu byagiye bihindura by'improvinga service kandi nkuko nari nabivuze services iyo zagenze neza akazi kagenda neza ahandi harimo icyuho ni mu bizamini hari definitive hari na provisoire muri provisoire hari ibyo bita computer based examination centers dufite centers nyinshi mu gihugu murazizi buri center zifitemo cameras nubwo umukandida uko yicaye ntabwo umupolisi ushaka kuza gutambuka ngo ajye guhagarara inyuma atanye kumubwira ati wenda hano haba hari ibibazo bitandukanye n'ibisubizo bitandukanye ku buryo nyine uvuga ngo iyi ni A cyangwa ni B ntabwo ashaka kuza guhagarara hejuru kubera yuko harimo kamera kandi izo kamera zikaba monitored ku headquarters ku buryo hari abantu bashinzwe gukurikirana ibyo bizamini uko zikorwa movement zirimo
niba hari behavior ishaka kugaragara ku mupolisi icyo gihe nabwo abari kwenda ko bareba behavior movement za umupolisi ushinzwe kureba abakandidate barimo kurera provisoire kuri definitive rero naho ubu nabo bambara cameras bana bakoresha ibizamini ku buryo nyine ubureba agutwaye muri agushyize wenda kuri demarrage ureba umupolisi ukuntu behavinga agutwaye kuri circulation kamera ziba zimugaragaza n'ibyo avuga ubu byumva honestly niyo yagira akantu akora kaba kari minimum ku buryo bukomeye cyane. So ibyo rero nabyo bifite ukuntu byagiye bidufasha. Hari indi center mubona hano ya Busanza yatangiye gukora iyo iri automated, nuvuga ngo umuntu ajyamo gusa ku monitoringa instructions ziba ziriho kugira ucaha gira gutya urahagarara ndamonota abagenda agaragara. Icyo gihe nta cyumupolisi ushobora gukora. Kandi muri gahunda ya polisi hari gahunda yo zino centers apana Busanza yonyine zigomba no kujya n'ahandi hose kugira ngo ibintu byose bibe automated ku buryo bishobora kudufasha muri service. Iki kindi cya nyuma rero nicyo bita control technique. Murabizi imirongo yabaga muri control technique. Rwose abakomisiyoneri muvuga nta hantu habaga mu komisiyoni nko muri control technique. Ariko ubu ntabwo gishoboka kuko urode ura applying online bakagusecuring ukabuti wenda nejo ni size nizi ukagenda imodoka icamo ni mu Kigali irahari none na countries zihari center zitandukanye none akaba n'indi mobile bishobora kuva hano ikagera Rusizi ikahava ikajya Butare ku buryo hari hose ushobora kugenda ukoresha imodoka yo kayicisha mu ntuzo. Urumva rero ko polisi ikintu irimo aho iganisha no kugira ngo ibintu byose bibe electronic. Ariko ibyo byose ntago bavuga ngo 100% uzaba uciye ruswa. Hari ikindi kintu kirimo gikomeye utanarebera no muri polisi gusa. Ikintu kirimo gikomeye kugira ngo turwanye ikibazo cya ruswa ni ibihano bikomeye. Ni ufashwe ugafatwa mbese ya ejo nyakwa anti-makiri yatubwiraga icyiza cy'u Rwanda nuko hari ikintu cya political will, ikintu cya zero tolerance kikaba reality. Nta kindi atari uvuga ngo wenda umuntu arafashwe wenda ugize gutyo uzanyemo kuvuga ngo reka mbe muri kuye by'agateganyo cyangwa reka twebwe niba uhari ibimenyetso bigaragara rwose inkiko zakurekura tugucisha muri disciplinary committee tutitaye ko wenda urukiko rwakurekuye ariko kubera yuko bafite ibyo bashingiyeho. Ariko muri disciplinary twebwe ikosa wakoreye abaturage ntabwo tuba turi bwemere kugaruka mu baturage kongera kurikora. So iki rero nacyo kiradufasha. Ubwo ikindi nyine no gufatanya nk'abanyarwanda twese kuko nimwe muba muri ku muhanda nimwe muca muri abapolisi aho wabona amakuru yari yose ajyanye n'umupolisi witwara neza no gusharing izo information kugira ngo nyine tujye ku murongo umwe twese. Thank you. Gakurikiza amategeko kuko hari mwabonye ko mu by'u Rwanda rushimirwa harimo no kugira amategeko asobanutse neza kandi agaragara. Ayo mategeko ko tuyafite kuki tutayakoreshwa agomba gukora. Twebwe rero nka Transparency International Rwanda chapter turahamya ko kwihanganira ruswa bitaragera ku rwego dushaka nkuko n'abanyamahanga bo babidushimira kuko baranavuga bati ni kimwe mu bihugu bya Afrika bike cyane bitinyuka nko kuba byafunga cyangwa se byakwirukana ministre kubera ikibazo cya ruswa cyangwa iki kuko ubundi burya ruswa ikururindi. Iyo uri umuntu ufata ruswa cyane nawe uyiha bakagukurikiranye bigatuma noneho ahubwo birangira mu twubatse agatsiko k'abagizi ba nabi. Ariko twebwe turabona ko hakiri ikibuze. Iyo ufashe raporo ya Auditor General n'urugero ndabyemera nanjye kuko natwe tujya tuyisesengura. Hari case ureba ukabona mu by'ukuri harimo amakosa y'akazi ntabwo harimo icyaha cyatuma kurikirana. Ariko sasa ku cyayo makosa yakugaragaraho ukagumaho ni wowe kamara wari ukwiye kuba wigiye ku ruhande ukabisa n'abandi banyarwanda bakagerageza kuko deje abaturage twagutererega icyizere naho uguma hariya ntacyo mu by'ukuri ntacyo byari bikumariye. Wakabaye nawe ubona ko uhicaranye umugayo ariko wakwiye no kugira undi ubigufasha. Ibyo rero ntiturabibona ngo umuntu ngo yafunguwe ngo yango basanze nta cyaha afite. Ariko mana yanjye hari itegeko ry'abakozi ba leta
umuntu uzasiga amateka muri iki gihugu tuzahora dushimira uzatugirira neza ntuzarihindura kuko utinyuka bakakubwira ngo urukiko rwasanze ari umwere jyewe nagufatanya igihanga urukiko wenda rwasanze ari umwere ku mpamvu runaka no mu nkiko deja harimo ruswa none urambwira ngo urukiko rwasanze ari umwere ntibamukoraho bigufunga biguca amande ariko nibagukure muri uwo murimo bahashyira undi w'inyangamugayo utazakekwaho ibyo byose bitwaye iki uwo kamara muri iki gihugu wasimbura ibintu bigacika n'indi ariko ibyo byose turacyabibona rero ntabwo rwose umuntu akabaho yarananiranye hamagura urukiko rwamugize umwere ngo agarutse mu kazi noneho rero komisiyo y'abakozi ba leta yo n'umurimo ikabe nk'abakozi cyane bakihuta batewe n'imbasi niba ari byo nimumushakira undi mwanya mwese mwabonye kesi yabaye mu karere ka Rulindo iriya ni skando umuntu baramushinja ruswa baramushinja ibintu byinshi baramushinja no gusambanya umwana kuko kari akana k'agahungu kari katarakwiza imyaka barangiza ngo urukiko ntirwabimuhamije ngo nibamugira umwere nge nta cyizere nzogera kumugirira none ngo nibamusubize mu akazi ke basanze menya ngo baragashyizemo undi iriya ni kesi yari yamaze no kuntera umujinya basanze ngo baragashyizemo ngo nabo umujyanama wa meya bari bafitanye ibibazo ati ntibakagiye badusuzugura cyane ngo babone ko twebwe tutagira ubwenge cyangwa nta gaciro dufite ejo ningiye nawe twari dufitanye ibibazo none ngo mbaye umujyanama wawe nzakugira iyihe nama se umfitiye icyizere kingana guteze no aho ibi bintu bikwiye guhinduka kandi n'ukuri leta nayo imbabarire abakeneye kubihindura babyumve ibi bintu bihinduke dukomeze dutere intambwe igana imbere u Rwanda rugaragara neza mu ruhando rw'imiyoborere nibura muri Afurika tugere nko ku mwanya wa kabiri cyangwa n'uwa mbere why not abawugeraho baturushiki ariko rwose ibyo birava mu nzi wacu bareke dukubura iwacu rwose tuvane mu mwanda wose murakoze cyane iki gitekerezo cyo kwigisha ibijyanye no kurwanya ruswa ububi bwa ruswa mu mashuri cyatanzwe mu murakivuga iki nka TI yo turacyemera cyane natwe tujya tubivuga n'umunyarwanda yaciye umugani ngo igiti kigororwa kikiri gito umwana uko umureze ndababwiza ukuri ni kwakura nakuru umurerara mu mahame y'ubunyangamugayo mu mahame yo kumenya ko hari ikizira n'ikitazira uwo mwana niko azakura namara no kuba mukuru agiye mu nshingano nk'uku mwese muzirimo mwabaye abana bakuru noneho azitwara neza ntabwo ari wa wundi uzaba ukora ibintu bigize byandamayininga inyungu z'igihugu ku nyungu ze bwite hari cyashimiye kumva ko harimo ruswa reka nkubwize ukuri twebweho duhagaze yewe ntabwo nzaganira n'abarya ruswa kuko nawe ayirya azi neza ko ari bibi ni nayo mpamvu ntawe uyirya ku mugaragaro ntibazajye bababeshya uwo ntacyo nzaganira nawe yewe singanira n'abanyabyaha nk'abakatolike ntabwo ndi padiri ngo ndamuha penetensiya nta nubwo rwose ngewe nganira n'abanyabyaha ko sindi ubugenzacyaha sindi ubushinjacyaha ntacyo nganira nabo ariko ndaganira nabo baturage bayitanga yewe ikibazo ngifite ku muntu wemera gutanga ruswa ngo ibyo ashaka akunda bibone none se buri wese najya agenda akishyura agatanga ruswa ngo ibyo ashaka akunda bibone bizarangira bigenze gute ese niba uzi ko ubyemererwa n'amategeko kuki ubigura ese niba uzi ko utabyemererwa n'amategeko wabiretse reka mbaho urugero nk'ibi by'imyubakire niba hari umuntu rwose ntajya ngirira imbabazi Imana imbabarire ariko se ubundi asaba imbabazi z'iki wa mugari nta mbabazi mugirira kuko ni wabyiteye ngo nari natanze ruswa ngo bandeke nubake ngo none baraje baransenyera waruzi iki waruzi ko amaherezo batazagusenyera bazagusenyera uko byagenda kose kuko wubatse ahantu mu gishushanyo mbonera hadateganijwe kubakwa wowe urinde bazareka bagasenyera abandi bose wowe ugasigara ngo wumvaga azagukingira ikibaba ateze ntuzuriye agronome w'umurenge azi naho igishushanyo mbonera gikorerwa yagukingira ikibaburiya se gute wabihereye amafaranga baririra n'akazi kawe ihombere nyine ngewe nawe nagufunga nawe nkamufunga mwese hamwe ntiyakajya hagira umuntu uzagutaka ngo hari cyangwa yari yambwiye ngo muha akantu yari yakubwiye ngo umuha akantu ejo nibakubwira ngo genda wice n'akase ntabwo uzamwica ngo ukunde ngo bigende gutya na gutya
umuntu ashobora kuza akavuga ati genda umunyikirire iriya microphone nanjye ndayikeneye. Icyo gihe rero tuzavuge ngo ko bari bamubwiye ngo amwice ngo kugira no